mbere nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nuko uyobora abandi agomba kuba ari umugaragu wabo. Icya kabiri, kugira ngo umugaragu w'abantu no gusaba Roho Mutagatifu ingabire yo guca bugufi, kutihanika hejuru, wumve ko icyubahiro abandi bakikugomba ahubwo kumva ko wowe ukibagomba mbere. Numva umuyobozi ari uwo kandi agatabaza Roho Mutagatifu kugira ngo we ajya amucisha bugufi. Pawulo Mutagatifu niyo bivuga ngo nahawe umugera, ntabwo nibuka uburyo bivuga mu magambo, ariko aravuga ngo hari umugera umukubita iyo agiye kwikuza, bityo agaca bugufi. Akatubwira ati natabaje gatatu kose kugira ngo uwo mugera umukizwe. N'umuyobozi akwiye kuba afite umujyanama ushobora kumugira inama. Umujyanama wa mbere Roho Mutagatifu, ariko twese turi abantu, hari igihe duteshuka. Mbere y'uko imbaga ugaragiye ibona amakosa wakoze, hari umujyanama ubimenya mbere, akaba yakubwira ati muvandimwe bigenze gutya. Umuyobozi rero yakira inama. Turi mu mwiherero baratubwiye ngo umuyobozi agira amatwi manini cyangwa ugutwi kunini, kuko agomba kumva byinshi ariko akavuga bike. Yumva benshi bamubwira byinshi ariko we agomba kuvuga bike, kuko agomba kubyanaliza agahuza abantu. Numva umuyobozi ari uwo mwakoze. Arakoze Onesphore atubwiye umuyobozi mwiza, by'umwihariko w'umukarismatike hari icyo yagombye kubazi gutega amatwi Roho Mutagatifu akamuyobora mu nshingano yaragijwe. Twahereye kuri Theo, n'ubundi tukugarukaho, n'ubundi birumvikana twagomba gusoreza iwawe nk'umuyobozi mukuru mu bari hano bahagarariye iki kiganiro. Hari ubutumwa mwagenera abakarismatike bose ndetse n'abandi bose bifuza kuba abakarismatike mu ncamake, ubundi tukagenda tugana ku musozo. Ndagushimiye nanone Janvier, nshimiye abavandimwe ku buhamya bwiza.